Ndagusuhuje kandi nkomeje kukwifuriza amahoro n'umutuzo wowe wahisemo kudukurikira mu kiganiro kivuga ku bihe by'urukundo kinyura kuri uyu muyoboro. Iyo bavuze ijambo urukundo, abenshi babera urusobe rukomeye cyane kurisobanura mu magambo. Abubu bati urukundo ntirukibaho, umuntu asigaye agukunda ari uko hari ibyo agukurikiyeho bizamubyarira inyungu mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Nyamara uyu munsi nje kubabwira inkuru igaragaza ikigero gifatwa nk'icya nyuma urukundo rwa babiri rushobora kugeraho, abahanga bakemeza ko ariyo ndunduro cyangwa agasongero gashoboka mu rukundo. Ni inkuru y'umusore witwaga Romeo ndetse n'umukobwa witwaga Juliette, bakundanye urw'akadasohoka. Ariko se wari uzi inzira banyuzemo? Ese wari uzi inzira baciyemo? Kandi se wari uzi ko burya Romeo ngo nubwo yari umukunzi mwiza ngo yaba yari umwicanyi kabuhariwe? Nguhaye ikaze, njye uri kukubwira nitwa Cornelio Mwuzuro. Kumenya niba iyi nkuru ari inkuru yahimbwe cyangwa se bikaba ari ibintu byabayeho bya nyabyo koko, nabyo ubwabyo byadusabye ubushakashatsi butoroshye. Kuko abenshi usanga bayivuga uko itari, ndetse bamwe bakagira ibyo bongeramo ibindi bakabikuramo. Inkuru ya Romeo na Juliette yanditswe ku nkuta za Verone mu Butaliyani ahagana mu kinyejana cya 16. Ndetse iyi nkuru yabo ikaba yari yaraje gusubirwamo n'umwanditsi w'umwongereza William Shakespeare. Reka twigarukire mu Butaliyani. Ahari imiryango ibiri itumvikana ndetse inafitanye urwango rw'ibihe byose, iyo miryango ikaba yarapfaga ko umwe ukize undi ukaba ukennye. Iyo yari imiryango yaje gukomokamo abo babiri, Romeo na Juliette. Romeo yakomokaga mu muryango w'abakene bya nyabyo, kuri rwa rwego yagombaga kujya guhakwa ibwami cyangwa muri wa muryango wari ukize. Uwo muryango ukize niwo wakomokagamo umukobwa ushobora kuba yari mwiza bitewe n'uko ureba cyangwa ndeba, ariko wabengutswe na Romeo kugeza ku gupfa. Uwo mukobwa ni Juliette. Umuryango w'Abakapule ndetse n'umuryango w'Abamontega mu Butaliyani yari yanganye nk'urw'injangwe n'imbeba. Juliette akaba yarakomokaga muri uwo muryango w'Abakapule ari nabo bari abakene, ndetse Romeo agakomoka mu Bamontege bari abakene. Umunsi umwe rero Abakapule baje gutegura ibirori banatumira abandi baherwe bene wabo, ariko ubwo nyine byari ukwitabira wambaye masike wahishe isura mu rwego rwo kuryoshya ibirori nyine. Nibwo rero Romeo wari umukene yabinjiriye muri ibyo birori, ndetse aza no gutereta umukobwa wabo Juliette yihishe muri ya masike abandi bakire baziyemo kugira ngo bataza kumumenya. Akimara rero guhura n'uyu mukobwa wari ufite imyaka 13 gusa, imitima yabo yahise yisanga mu rukundo rwihuse. Nubwo bari babizi ko baturuka mu miryango izirana, aba barabyirengagije barikundanira cyane. Urukundo rwabo rwaje gukomera, ariko biza kuzamba nyuma ubwo uwo mukobwa yari yararangije kumenyeshwa ko azashyingirwa umugabo w'umukire wo muri uwo mujyi. Icyo gihe bose batangiye kubabara, ndetse kenshi mu ibanga rikomeye Romeo yagiye yurira imiturirwa muri abo bakire agambiriye kureba Juliette. Byari isakirirego ndetse n'ikosa rihambaye, kuko isaha ku isaha yari gusangwa ku mukobwa wari waramaze gutanga ku muherwe uyoboye umujyi. Nyuma Juliette na Romeo baje kwemeranya kubana bo ubwabo mu ibanga, maze begera umupadiri wo muri ako gace arabasezeranya, batura imitima n'umuryango wabo mushya Imana. Umusore wo mu bakene b'abatindi b'Abamontege Romeo icyo gihe yarongoye umukobwa wo mu bakire b'Abakapule Juliette. Ibi bigafatwa nk'igitangaza gikomeye cyane kuko ibi bitabagaho. Mbere yabo abageragezaga kubikora bose aba bahitaga bicwa. Muri uru rukundo rwa Juliette na Romeo, abenshi bishwe nk'ibitambo by'urukundo. Uwahasize ubuzima wa mbere ni inshuti magara ya Romeo yishwe na mubyara wa Juliette witwaga Tybalt,
utarigeze yishimira na rimwe urukundo rwa Romeo na Juliette, ahubwo binavuga ko nawe hari ukuntu yikundiraga akabyara ke ariko Juliette. Birumvikana Romeo ntabwo yagombaga kurekera aho ngaho, nawe yagombaga kwihorera. Mu mayeri akomeye cyane, Romeo yaje kwica Tibalit wari waragerageje kumwitambika mu rukundo yakundaga uyu mukobwa. Romeo ntiyerekeye aho we kuko yaje kwica n'uwa kabiri, yishe umukambwe ariko wari ufite ibifaranga byinshi, Comte Paris wari waremerewe kuzahabwa uyu mwana w'umukobwa Juliette. Uwo we yamwishe ubwo yari ari kunyaruka ngo agere ku mva ya Juliette, yari amaze kubwirwa ko yapfuye. Ariko dushobora kuba twihuse cyane. Ushobora kuba mu mutima wawe cyangwa mu bwonko bwawe uri kwibaza ngo Juliette yaje gupfa ate? Ese koko yari yapfuye? Ndaje mbigarukeho nabyo uraza kubyumva. Tugarutse gato mu binyejana bya kera, icyo gihe mu Burayi icyorezo cy'ubushita cyavuzaga ubuhuha. Kubera ko byari mu bihe bya guma mu rugo, umuryango wa Juliette wagerageje gukora ibishoboka byose ngo bihutishe ubukwe hamwe na wa mukambwe twavuze haruguru. Gusa ariko ngo abarinzi bajya inama inyoni nazo zijya indi. Romeo na Juliette babibonye batyo baje gucura umugambi wabafasha bombi guhunga. Yari misiyo itoroshye yanabagejeje ku rupfu, banabaye aba mbere bazize urukundo ku rwego rw'isi. Uwitwa Laurent wari umwe mu bihaye Imana yabagiriye inama itoroshye. Yabwiye Juliette ati, Juliette wowe uzanywa umuti usinziriza mu gihe cy'amasaha 42, abantu bidatinze bazagira ngo wapfuye. Ubwo uzaba washyizwe mu isanduku hategerejwe kugushyingura, nibwo umukunzi wawe Romeo azaza akakwiba, ubwo bazashyingura ikitari wowe kandi banakwibagirwe, uhita unatangira ubuzima bushya n'umukunzi wawe. Umurambo muri ibyo bihe wajyanwaga ahantu hitwa Kavo, bukaba ubuvumo bwashyingurwagamo imirambo y'abakire mu gihe cyo gushyingura, ku buryo wakeneraga no kuwusura rwose warahageraga. Ubwo buvumo bwa Kavo nibwo bwashyirwagamo imirambo y'abo bakire. Mbere yo kuyishyingura, aho niho Romeo yagombaga kuza gukura umukunzi we. Umurambo akawiba akawujyana, bakajya gutura kure y'ababyeyi ba Juliette n'abandi batashakaga ko ashyingirwa na Romeo. Uyu mugambi bari bacuze ariko ntago waje kubahira. Juliette akimara kunywa uwo muti nk'uko byateganyijwe, yahise asinzira. Umuja wagombaga kumwitaho niko kubikwirakwiza hose ngo babimenye, amasoko n'amaduka barahurura baratabara. Ubwo Juliette na Romeo, mbere yo gupfa kwa Juliette, bari bapanze yuko hari uwo bazabwira maze agashyira ibaruwa Romeo yo kumumenyesha ko ibyo byabaye. Romeo agahita ahaguruka akaza kuzuza neza wa mupango, bagahita bigendera. Ibi siko byagenze, kuko wagombaga gushyira ibaruwa Romeo ngo amenyeshwe iby'uwo mupangu yabuze ahaca. Inkuru y'umupangu siyo yageze kuri Romeo, ahubwo w'inkuru yamenye nuko Juliette yapfuye nk'uko ariyo nkuru yasakaye, ndetse agategereza ko wa wundi wagombaga kumushyira ibaruwa aza, agaheba. Romeo yahise agira ngo koko Juliette yapfuye bya nyabyo. Mu gahinda gakomeye cyane yahise ahaguruka ajya kureba umurambo w'umukunzi we. Yumvaga kubaho nta Juliette ari ibintu bidashoboka. Yenze agacupa ashyiramo uburozi yari yiyemeje guhita anywa akimara kugera kuri uwo murambo w'umukunzi we. Mu nzira agenda, Romeo yahuye na wa mukambwe w'umukire twavuze haruguru wari kuzashyingirwa Juliette. Romeo bimwanga mu nda, amusogota icyuma aramwica. Yarakomeje agera kuri ya mva y'umukunzi we Juliette. Akimara kubona umurambo n'amaso ye yarize ya nyuma, ahita asogongera kuri bwa burozi yari yitwaje, uwo ahita apfa bya nyabyo ako kanya. Nyuma y'amasaha Juliette yari yateganyije, yaje gukanguka yibwira ko azakangukira mu rugo rw'umukunzi we, ariko yasanze ibindi bitari ibyo. Yasanze umurambo wa Romeo awusanga iruhande rwe,
nawe mu marira menshi cyane ahita ashakisha inkota hafi aho ngaho arisogota maze nawe ahita apfa gutyo. Icyo gihe byarangiye Romeo, Juliette ndetse na wa mukambwe bari kuzashyingiranwa bose bapfuye. Byaje kumenyekana yuko bapfuye ndetse inkuru ikwirakwira hose nk'urumuri. Impamvu yaba yatumye aba bombi bapfa. Nyuma abahanga baje gusubiramo inkuru yabo bemeza ko urukundo bakundanye rutari rusanzwe kugeza ubwo umwe yemera gupfa kubera kubura uwo yakundaga. Inkuru y'aba bombi kugeza na n'ubu ngubu nyuma y'imyaka isaga 500 iracyavugwa nk'inkuru y'urukundo yabayeho itangaje ndetse urukundo rwakomeye cyane mu isi. Uru kandi rukaba urukundo rwari hagati y'amaboko ataramukanya, hagati y'umukene abo kera bitaga abatindi nyakujya ndetse n'umuherwe warigwije. Kugeza n'ubu ngubu iyo umuntu ashaka kubwira umukunzi we ko urukundo rwabo rudasanzwe aramubwira ati uri Juliette njye nkakubera Romeo. Nshuti bakunzi, twabanye mu kiganiro ibihe by'urukundo cy'uyu munsi, nimunyemerere nsoreze ahangaha, ariko mu minsi itaha muduhe ibitekerezo by'ibyo twazavugaho. Tuzajya tugaruka ku rukundo hagati y'abantu babiri babaye ibyamamare cyangwa se indi nkuru y'urukundo yagera bifasha muri ubu buzima. Nkwibutsa ko nimba utarakora subscribe nagukangurira kuyikora kugira ngo tujye tubana buri munsi. Ikindi kandi ugakanda no kukazogera kugira ngo notification zose zijye zihita zikugeraho. Nitwa Corneliyo Mwuzuro, mukomeze kugira impagarike ndetse n'ubugingo.